Wiwi! Wiwi! Siko mutavuga mudugu ntago bari kuvuga kandi umva umuyobozi aje. Wiwi! Wiwi! Indashyikirwa mwe! Turi indashyikirwa mu isuku, twimakaza ibidukikije, turwanya ihohoterwa ry'abagore n'abana. Atari isuku ni magera nzayikora kuko iby'isuku yatugejejeho n'abagirwanda ndeba we. Oya kirazira kwituma ku musozi. Oya kirazira no kurwaza bwakiwe. Oya kirazira kurya udakarabye intoki. Oya kirazira Kumurenge barabikubita kumurenge. Mwiriwe neza abaturage b'uyu mudugudu mwakoze kwitabira. Urabona rero umushyitsi mukuru twari dutegereje yahageze, ni karibu. Asante. Murakoze. Mutwara sibo wowe wakwihangana niba twita kugoye ukaza nawe kwicarana hano. Nanjye nzaho wowe ngino twicarane nta kibazo. Nagirisha yihangane. Sisha ndi mubanzi ko ataje mu nama. Rero ubu tugiye kugera mu kanya ko kuganira namwe kugira ngo iyi nama nyine tugere ku byo twabatumiriye, tugire ibyo tubasobanurira namwe mugire ibyo mudusobanurira. Abafite turaza kugera mu mwanya w'ibibazo, umwanya wo kunenga, wo gushima. Nyine nk'abaturage b'umudugudu murabizi ko dusangiye ijambo. Icyo kunenga pe kirakwiye. Nta kibazo. Ubwo rero kuko murabizi ko njye mbarizwa hejuru, umutwara sibo wanyu niwe muziranye cyane kurushaho, kuko murabizi ko nyine ngewe kubera akazi kenshi ntitubonana bya buri munsi, sibyo? Kandi murabizi ko mutwara sibo we ni umubanyi wanyu, murabana. Wowe sinyabaki. Yeme nagira ngo abari we duheraho, mbese namwe murabizi muri bakuru ibintu byose n'ubwumvikana. Murakoze. Eka rongere mbasuhuze. Mwiriwe. Indashyikirwa mwe. Turi indashyikirwa mu isuku, tubungabunga ibidukikije, turwanya ihohoterwa ry'umugore n'umwana. Aho! Ibyo mwabyize ryari? Nyakubahwa muyobozi wacu. Ngo ni hoho. Uriya musaza niko ameze, ni umunyarwenya cyane. Abaturage b'uyu mudugudu wacu mbereye ni bamwe mu isibo nyoboye, ariko bagenzi banjye bagiye mu nama murabizi iri ku karere. Niyo mpamvu mpagarariye abanyesibo bose, nk'uko mudugudu ampaye ijambo. Nagira ngo mbamurikire ibikorwa dufite muri uyu mudugudu. Dufite isuku n'isukura, kugira ngo urababona uko basa. Uramenye utihara. Uvuga ibihari. Uriya musaza nyine niko ameze, ni umunyarwenya. Ntabwo tugifite imisarane, ubu dufite ubwiherero. Wabagize ukuri ko zitindishijwe ibivovo. Oya bivuga. N'uturima tw'igikoni ntatwo. Oya abayobozi iyo baje ntabwo muvuga ibintu byo kuri umuntu avuga. Murakoze. Gucira hasi ntabwo byemewe. Sinongera. Ntabwo byemewe pe, kandi murabizi ni umuco turanga isuku. Ni ikiyoka kibinteye. Twubatse uturima tw'igikoni, uretse se w'uyu muhungu wicaye aho imbere, ubona wambaye karuvati y'umutuku. Ko buno burima bw'ibikoni ariko nta handi hatari inaha.
niwe twagize ikibazo. Hari abo twubakira imirima ugasanga babirandaguje bateyemo ibitabi. Hako ni gute mwari kuza mugafata imbuga y'umusaza mukayubakamo biriya bintu ntazi? None se yazajya nywa agatabi gusa? Naho ubundi rero nyakubahwa muyobozi, uko tubona turi kugerageza, turi mparanira byose, mbese duhanira kutarushwa. Murakoze cyane. have mutwara sibo arakoze. Umuyobozi we muramuzi, ni umuyobozi mukuru we hejuru, murabizi nta byinshi cyane byo kuvuga. Yaje kumenya ngo mu midugudu ayobora bimeze gute, abaturage bameze gute. ntaze tumubwire Uwo niwe nuko atazi bibera hasi. Ubuyobozi bwose ubuyobozi ikiriho buhinduke. yabasuhuza yenda akabibwira amazina yo ndakeka muyazi ko si ubwa mbere mubonye n'ubushize muri ya nama y'umuganda mwari kumwe. Hanyuma ubundi tugakomeza. kubona asa n'amafaranga da basisi yari mwene wabo wakavunde mumeze neza kandi ubwo mwasanga hari umuntu utazi izina ryanjye ariko shamwe rukunkingereza sindebe neza umusaza yitwa Gerigora bari kunkingiriza ariko ni umukungu. muze kuntiza amatwi. yego nta muntu n'umuntu uvugiramo. iyo ufite ikibazo uzamura iyo ufite ikibazo usaba umwanya ukawuhabwa ugatanga ikibazo. turazisaba. nitwa Rwego, nkaba ndi umuyobozi nyine muranzi, nubwo njye hano gake ariko hari abasigire. tubabonaga waje murabona mumeze neza ariko harya ngo ikigo cyane cye imerwa kurusha Indashyikirwa mwe. indashyikirwa mwe. Turi indashyikirwa mu isuku, tubungabunga ibidukikije, turwanya ihohoterwa ry'umugore n'umwana. Ibirenge bitambaye ngo muvuze hoho ndategeza ko muri indashyikirwa Yego. mu isuku. Tubungabunga ibidukikije. cyakora byo ndabibona isuku kabisa, mumeze neza. icyo cyo rwose nshyizeho ni ku myambaro wakugeza mu ngo zabo. nawe nuko yaje. umusaza rero itonde tuje turavuga ukuri kubera ko na mutwara sibo ni umufasha we, ntago yagira icyo atubeshya kandi mutwara sibo ahari. Umutware wanjye. okay. Umutware wanjye nta kibazo cye. muze Gerigora uza kwihangana gato yandaza bw'uwo mwanya uhagije. nta kibazo rwose ariko ndebeye inyuma ndabona murasa neza, mwambaye imyenda ifuze, ibyo ni sawa cyane. ntacyo rwose rwose muzasanga mwakwiha amashyi. ikindi bavuze ikirebana n'amasuku n'ibidukikije. amasuku, reka mpere ku masuku. ndategereza ko uko musa hano inyuma ari nako niri ariko musa Hano rwose. cyane cyane yavuze ijambo ryiza cyane ngo ntimukigire imisarani. Dufite ubwiherero. Yego. ariko muturwaneho murebe ukuntu umuntu yabona igitakureho ibivovo. uwo muntu rero ugifite ibivovo ahubwo umukoreye dosiye, ahubwo ngewe umuntu ufite ibivovo umukoreye dosiye, ahubwo nge umuripotingi na mudugudu nta kubeco koze we hariho ibibonobono da ntabwo ari nkatwe. ibyo ndaza ko umwanya w'ibibazo nabwe ngo muntize amatwi. ibyo nabyo turaza kubisuzuma. ikindi ngo ni iterambere hari nta kibazo rwose iterambere babicurukurara niteranyuma inaha. ariko umusaza twakwanagira Akavuyo. urumva kubera ko muzehe niwe muntu wagize umwana muri uyu mudugudu warangije amashuri yisumbuye bwa mbere. sinoroshe mbese
muze tumufata nk'umuntu ukomeye cyane. Bwana muyobozi rwose abo bantu nibakomeze kukujugarika. aho nukukubeshya Twebwe ubundi tuboneka hano mu nama ari uko waje hanga. ariko ngo mugabanye amagambo. Okay, ibyo ngibyo ndaza kubisuzuma. Hari ikindi kibazo kirana na mituweli bimeze bite? Kuko imidugudu yose nagiyemo nasanze harimo nk'itatu yagiye bigura intege. Ndizera ko hano mu mudugudu wanyu byo bimeze bise. aho nihoho uyobozi cyane meze ndarwaye nta mituweli rwose icyo kibazo cya mituweli mu kigeho. Ikibazo cya mituweli tukigeho. Reka mpite ngisubirizaho. Wabuze kugira ngo utange mituweli? Muyobozi amafaranga twayahaye abayobozi baraturya. twe dukeneye ko ariko ndagira mbabwire ko yishyurira n'ubuyobozi buhinduke. mu mwanya ndabaho umwanya w'ibibazo. Amuzi ko mituweli iyo uyitanze ntabwo uhita uvurwa icyo gihe. cyane cyane iyo bakererewe kuyitanga. None iyo wakerewe kuyitanga rero urumva bifata ukundi kwezi. Ntimushinje abayobozi banyu no mubabwira ngo nta mituweli. Urugero wowe mituweli wayitanze ryari? Hashize igihe ariko abayobozi sinzi ukuntu babigenje. Wayitanze mu kwa kangahe? Mbwira. Ariko uyu icyo kibazo yigeze no ku kibazo ubushize. Reka nsubize. Dufite ikibazo mu buyobozi. Mu kwa munani. Nese mituweli ishyurwa mu kwa munani? Mituweli yishyurwa mu kwa gatanu, mu kwa kane nibwo utangira umwaka utangira mu kwa gatandatu murabizi. Niba arishyura mu kwa munani mu kwa gatanu ndetse ku buryo umuntu yarembera mu rugo. Uko nyine ariko reka mbabwire abaturage namwe ntimukajye mwifata nk'abana. Murabyumva? Ubuzi ko mituweli ari ngombwa. Ugomba kuriha mbere kugira ngo uzavurwe kugize. Abatanze mu kwa gatanu muyobozi. Yego bwana muyobozi. Ayo makuru nago tuyamenye. Abayobozi bajya babicara abandi. Sawa. Cyawe rero cya mituweli ngenda ndaza kuza kubikurikirana. Ndaza kuri raporo bari bume. Ikindi rero kwaro kugira ngo ubundi umwanya wa ruwanyu ntabwo ari uwanjye cyane kuko ngiye byose mba mbizi. Ndagira ngo rero mbaho umwanya w'ibibazo none mu bibazo. Murakoze. Arakoze umuyobozi. Ubu ngubu ndakeka akanya tugezemo nako kugira ngo abafite ibibazo babitambutse ariko turabikora kwa kundi nyine nk'abaturage b'indashyikirwa ku murongo. Duhere ku murongo cyatuvugire rimwe ntawe udafite ikibazo. Birumvikana ariko icyiza nuko twavugira ku murongo tukajya dutanga ijambo ku muntu. Amagambo yacu aboneke mu isuku yayindi n'isukura. Murabyumva? Gerigwari rero twahira kuri wowe nta kibazo ukabaza niba kukubaza cyase nibushima. Nta kibazo. Aho yego sha aho. Iyo nicaye igihe kirekire rero muyobozi mugongo guragendaga kugahita guhenengera. Nawe arivugira ni ngombwa se ngo muvugire. Umva rata yewe ndahera heje bivuge ni byinshi bivuge. Ufite umwanya bivuge? Ufite umwanya? Reka data ko gutwisa ishahu ugize ngweke. Ufite umwanya? Ntagire guca mu ijambo. Gerigwa bibaze byose ku murongo nta kibazo. Byose? Byose nta kibazo. Bibaze mpaka wimariye. Ndabivuga rwose. Umva rero we kuja baraturimanganya bakubwiye ngo dufite imisharani zaheze okaja. Yemwe mudugudu we mperutseyo nibibonobono. Chokozi wanje sinkubeshe muyobozi nibivovu. Ubaze uwiwanje hajya uno munyesiba barakabura ibyo basibamo. Ubwo kubya mituweli. Yemwe mituweli sishahinaha. Ubushize chokoze ngo twari twabaye aba kabiri duturutse inyuma mu gihugu. Hari harishuye batatu mu mudugudu gose.
yego cari igisebo nyine dufite rero n'abayobozi batamwaraga nimba ugize ngo umuhaye nago ubwo kwirwa bari kutubungamo ngo ijye umutekano inti none siko ngaguhaye gitansiri ati ntuzigere uvuga ko ahubwo wanagampaye ubwago nimiro umva Jerigo icyo nshaka cyeka no mushaka urara hano inyumvire ibibazo sibyo ndagira ngo ubivuge muri rusange nturondogore ahubwo noneho wowe uze no guhita utanga n'igisubizo ku bibazo wabajije utanga n'igisubizo noneho turebe yemwe ibibazo nabaza nananirwa ahubwo igisubizo hakenewe ivugururwa ry'uburyo twashakaga kuva kare abakureho umuyobozi utiyoboye ntayo rwose biriya bintu byo kuza mu mbuga y'umuntu bagahinga ngo bari gutera bisoga tuzo twumvikane nubwo yari rwaradasobanuye neza ariko nyine arakoze we hicare nta tugushaka umubyeyi wacu waje nawe umuntu utiyoboye ntayobora n'abandi ahubwo turatora mwihangane tugendane kuko n'ubundi nagiyeho muntoye kandi nzi neza ko ibintu adutengushye watona abandi ibyo gutoye mwihangane nukuri tugira uko tubigenzamo ni ukuvuga ngo Gerigwari avuze ku kijyanye na mituweli umuyobozi Gerigwari ntukomeze no kumvuga mituweli ziwe havutsemo akabazo umwana we yaragiye ku ishuri urabona ni umusaza agira gutya afite abana 7 yishyurira 6 aho ntutsebye nawe ntabwo ngusebye mu gihe urabizi oya abana bandi 5 urabizi aha ntabwo ndi atafite 12 niba Gerigwari waramuhaye amafaranga yose ibi ntabwo ndi bubyemere ibyo sindi bubyemere muyobo nubwo uriya musaza adashobotse ariko n'umutware wanjye ndabizi neza ariko rwose nyakubahwa mudugo ntuvuge ngo twishiriye umwana umwe kandi wivuga abana bangaye 6 dufite abana 8 umugabo wanjye yabyaye hanze abana 4 dufite abana 12 abo bana bose nzi yuko twabishyuriye sibyo ni ngombwa wowe ubivugaho ngaho nose ntabwo wabyaye hanze ntabwo bizi ntuhabyayera cyangwa uragira ngo nanjye mvugira agahinda kanjye kose hano nziba ntabwo byose mubizanye hanze nyine nari yeranjije sini ngombwa ngo ubisakaze hano uri ndase agahinda k'inkoko kamenywa n'igice yatoye oya abayobozi mu bahinduke abayobozi tubahinduke okay muvuge n'ikibazo cy'abagabo noneho baca inyuma abagore babo oya rati icabagore baca inyuma abagabo reka mbabwire icyo twari tugiye kugeraho uko ibintu biri ku murongo kubera ko ubuyobozi bushyirwa n'abaturage kandi bukaba ari ubw'abaturage bukanakurwa n'abaturage icyifuzo cyayo nimwitwara neza dushobora kugikemura noneho ibirebana n'iby'abagabo baca abagore babo inyuma hanze bakabyara hanze abana 4 bose baca abagabo inyuma icyo ngicyo kabana bataraba baba abagore cyangwa abagabo ibyo ntabwo kimurirwa aha ngaha hari ibintu bita imbonezamubano murabizi ibyo byo muzasanga ntabwo Bijiyobija yakomera kujyayo ntabwo yiyobora ibyo ntimwongere no kukivugaho ngaho nimukomeze nawe watubwira nta kibazo wakwicaye ko bakwegusha bayobozi njye najya ngo ngire icyo nunganira ku musaza nubwo yavuze mituweli gusa n'imbaraga nke yifitiye njye najya ngo mbabwire ko nk'urubyiruko tugerageza kwiteza imbere mu kagari kacu navuze nabi oya icyo wavuze nibyo njye najya ngo mbabwire ku kibazo cy'ubuyobozi kuko avuze ngo buhindurwe genda bishyigikiye kubera ko ndetse ko wumva ikintu gihe cyambabaje nk'urubyiruko njye nashatse kujya guha imbaraga zanjye igihugu ngo njye mu gisirikare njya gusinyisha icyangombwa cy'imyitwarire myiza bambwira ko ngomba gutanga umuti w'ikaramu nta bushobozi nari mfite igisirikare ndakirata nk'abandi bose nashaka gutanga imbaraga zanjye njye ubuyobozi bwariho babusese dutore ubundi ibyo se nari mbishinzwe jewe ni kwa mudugudu afeho ngira imyitwarire ibyo ntabwo njye mbishinzwe byo si wowe wahurira he nabyo uri umunyesibo okay nuko sha akagabo buhinduke rwose nkurikije ibyifuzo byanyu okay reka amasaha ikintu ni bandi bifuza ko ubuyobozi buhinduka twese
kandi kumva nshaka kuja kwituma we hano reka nje mu gitari Okay, sawa. Tugiye gutora. Icyo cyo ndagikemura gutyo. Kuko niba hano 100% muvuga ko ubuyobozi mutabushaka, nta n'icyagerwaho ubuyobozi mutabushaka. Ni 300%. Sawa. Ubwo mudugudu. Natumuje nawe. Ugenda bicare hariya nawe. Ntunyegere. Yego sha. Ibyo wari. Mutwara sibo we bimeze bite? Nta kibazo. Wowe na Hari ikibazo. Njye nta kibazo. Mbikemuye niho rero. Ubwo mudugudu naze nawe agiye gutora n'abandi. Ako natwegere. Oya. Naze ariko nyine nagukira. Ibyo mwibivuga. Ubwo umutekano ari amafaranga twagiye tumuha yatwatse amafaranga yacu yadusubiza ari amafaranga yagiye aducara yadusubiza ibyo naza kubikurikirana hari ubwo nibyo nungukiye hanganda bimenye ubwo umutekano umunyesibo yaje aragaramasa no problem kamabwire rero abari we baje baraga none mushaka dutora guduterera Abakandi. navuze ngo ni mwebwe mwishyiraho iki ni mwebwe mwishyiraho ubuyobozi muramamaza cyangwa arabiyamamaza byose turabikora ako nge nabayobora ubundi ikintu dushaka ni umuntu ufite mu mutwe avugurura umudugudu wacu natwe tukaba izindi midugudu zifite power uramamaza nere yewe rero ngewe mbona uyu musaza asobanutse besama ni yamamaze nimuhaje dore abana bakiri batoya abagera gora ni bandi kwa yamamaza muze ariko mu mutwe no umuzi ukaba na umanika abamamaza umusaza genda tora umusaza nubwo arya rusu nanjye ndiyamamaje muzanye uri guguna bungu nanjye ndiyamamaje ariko rero rwose nose shahu nanjye ndiyamamaje ubwo ndamwihorera oya tumwamamaza nese ko nshaje abemera ko kandidatire agera igora ni bandi turayembe arashaje ariko muratora muramutora reka tubari abamwemera 1 2 3 4 5 6 nawe ubwo si 6 barindwi nawe arindwi nawe barindwi nawe arindwi okay gerigora haguruka ariko rero tundi namamaza ariko noneho aha ntawe yamamaza ari umwe yego musore muto genda amamaza Nyiramariza mbona agira imico myiza mu isibo yabo amaze abagabo b'abantu ariko nta ntabwo bagufatiye nahaguruke ndi mutora ariko iratsira se mwaje insira ziwanyu najemo nabari yego mudugu inama rakuze ndaya reba abagabo b'abandi yarabamaze ubuyobozi nubwo bari kwamagana uyu mubyeyi ariko nawe afite ibikorwa by'indashyikirwa nawe yabikora ako nawe uragacuramo ako nta muntu utisubiraho okay sawa yakwisubiraho nta kibazo ubwo abo bantu rero nibagejuru wowe kumahanga urakomeza ufasha mugejuru abo bantu babiri ndahera ku mudamu azavuge imigabo n'imigambi ye nicyo azageza kuki tubaturage sawa kanohereza uyu mwana azazimvugira nyegura mwa uranyishyura ubundi wowe vuga imigabo n'imigambi yawe amazina turazi nanjye urakoze muceceke mudutize amatwi ndabashimiye cyane ku cyizere mumpaye nukuri muri abantu b'abagabo murakoze cyane nkanjye kuko munyeretse ko mwishimiye cyane nukuri mbijeje ko vuga cyane cyo kutatureba ngo navuge bijeje ko bwejagura cyane ndavuga ngo nabo mbijeje ko iterambere isuku
umutekano, mitiweli, babandi bafite ibibazo bya mitiweli, iterambere ry'urubyiruko, iki byose bizabonekera mu gihe babandi bavuga murabizi ko tumaze iminsi dufite ikibazo cy'imisarani byose bizatamera neza nta kibazo n'ukuri kw'Imana mwe mukomeze muheze icyo cyizere tuzakigeraho neza sibyo nibyo dukeneye impinduka muzayibona cyane sawa asura mwiri tabi mu bantu muzegera igora umwiri tabi uze kwihangana wihengeka ahantu ngaho ni ikiyoka urashoje yego narishoje niba mwamwishimiye ko mutamuhaye amashyize yamuhaye sawa avuze ibiki ngaho muze nawe ngaho nawe imigabo n'imigambi yawe nuramuka ugira ukizero gatorwa niyi uzakora iki murakoze arumva asargira ngo yabyumva uzabishobora muze wenda nta rutegi uzabishobora nta rutegi utambona guca ndakomeye ngaho nawe umbajije ngo imigabo n'imigambi yawe ni biri kumbuza uburyo imigabo n'imigambi se ko uri gushima aho ngaho kiranshikuye najya we uvuze ngwi naho mwana wawe ese wowe uzajya uyobora utiro n'ubuyobozi uzajya ubutira umunani nakaga umutekano nzagusomya ni nakaga umutekano nzagusomya rata ngiye gutangira kubahinda mu budehe banabashyiragaho igitugura ugwenya ese ukureba ukabona ncekeje ngaho nimugire vuba ntaje ariko gitifu nawe hajya mu byo wavuze mibi ikijyanye cyari kiri kunshikura nta nabyumvise umutekano kanze ninkenera kandi ndakubaza mungiriye icyizere mukantora mu rukumbasha ndemereye ko hajya umbwiye umutekano isuku umutekano n'isuku isuku pe wenda n'iby'amarondo bicike njaje ndagikorera kandi nzakwereka ko gitefu umutekano guri furutanye kuko abaga igihe bagiye bagasinzira nje ngomba kurara nkanuye icyo ni kimwe ikindi wavuze isoko yavuze ibye we ntabwo nabonye ko azatira n'umudugudu wo kuyobora mitiweli iterambere ry'abana ihohoterwa mu nzu by'abagore hari ibindi bwa nyuma mituweli wumva ko bampaye igihe gito ubwa nyuma n'ubwa nyuma kubanza bamuto yari abo basangira utuyuki ihohoterwa ryo mu mazu tukarikuraho iryo mu mazu ihohoterwa ry'abagore n'abana abana bagasubira ku isuku yego abana bakava mu mashuri bakasubira mu ishuri umbaye umusaza ninde wamwaba abantu bakicana mitiweli cyane cyane se nimba udafite ishari bwo kumbwira ibyo wavuze yego rata ibyo uyu yavuze pe bikagenda original uzamukorera mu ngata uzamukorera mu ngata mbese muri make mu ngoto ubundi wabaye ariko rero mwese mwumvishe imijyo n'imigambi y'abo bantu babiri nibutse kamwe ku bijyanye na mituweli nibashaka bazayireke hari ahantu nzi hari umugina w'igicuncu umuharavumba n'umubirizi kera mituweli itari yaza abantu ntibivuzaga nta burwayi buzaba mu mudugudu wanjye yego ubundi wize amashuri angahe icyo gihe ibitabo byabaye bike n'abaganga bamwe baragwara oya nako
abarimu icyo gihe bamwe baragwaye abandi baravunika. ntabwo wize ariko uzi gusoma kugira ute gusoma urabizi ugwagwa gusoma inyuguti urabizi inyuguti si wazisoma za Amerika. sawa noneho rero reka tuzabishakira umwanya ndabona umunsi ucikiwe sibyo reka nzagaruka ubwo hagati aho ngaho umuntu ugiye gusigara yakitinga n'uyu muhaye uburenganzira bwo ayobora agiye ku mwanya wa mudugudu cyahano uje gutekanira ubwo ubutaha nyuraha ubutaha abitegure neza azambwire none nzaze tubikore mu mucyo murakoze cyane wibeshe ngo utange mu rugo mwiha amashyi ndaguhanya wa yumvikane ngo mbaye umuyobozi w'umudugudu wisibo ninde n'umudugudu ariko w'agateganyo ikote ryanjye ese kajyanye ikote ry'undise ubwo rero mu gihe runaka tuzongera duhure hano tugira dutore murakoze cyane sawa ariko rero hari igihe anyuze he buriya uwo mudugudu mutoye ariko rero mungiriye icyizere n'impamo ya Mungu ubwo mudugudu gwaba paradiso uyu wazatwiza